Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Akaba ari ku munsi w'ijuma rero, umunsi wa 19 ukwezi kwa 9 1445 mu kwezi kwa Kiislamu, uhwanye na tariki 29 z'ukwa gatatu 2024. Uno munsi rero tukaba turi birebere hamwe nk'ibisanzwe uko khutba z'ijuma zagenze mu mpande zose z'isi, by'umwihariko muri no misigiti ibiri ikomeye, Masjid al-Haram wa Masjid al-Nabawi, umusigiti w'Imaka n'umusigiti w'intumwa y'Imana uboneka i Madina, ndetse tukaza kureba nuko mu Rwanda byari byifashe. Cyaje kuranga uyu munsi w'ijuma nuko iyi misigiti yose yahuriye cyangwa se yigishirije ku bijyanye n'iminsi 10 ya nyuma. Hanyuma ibyo turi burebereye hamwe rero akaba ari ibyo twakuye muri khutba zigiye zitandukanye, duhereye ku musigiti wa Makka wasarishijweho n'umushekhe bita Abdallah al-Juhani, aho yagiye atugaragariza bimwe mu byiza byo muri iyi minsi 10, aho yaganiriye ku joro rya Laylatul Qadr n'ibyiza byayo, atugaragariza yuko ibyo wakora muri iri joro kiruta inshuro zikubye imyaka 84. Nanone atugaragariza yuko umuntu yakagombye kurangwa n'iduwa igira iti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anni, cyane muri no minsi 10. Ndetse anatugaragariza yuko umuntu yakagombye kwiga no gutoza roho ye kwirinda kugwa mu makosa no gukora ibyaha bya hato na hato. Hanyuma rero tugiye ku musigiti w'i Madina, aho khutba y'ijuma yatanzwe n'uwo bita Salah Abu Dair, nawe yagarutse kuri no minsi 10, iminsi ihambaye, ariko nanone yibanda ku gutanga isodaka cyane muri no minsi 10. Icyaje kugarukamo muri khutba ye nuko yagaragaje ko umuntu agomba gufatirana ukwicuza kwe, agomba kwicuza ku Uwiteka, agomba kwirukanyira kwicuza Uwiteka, by'umwihariko muri no minsi 10 ya nyuma, mbere yuko irangira na mbere yuko ubuzima bwe burangira. Nanone mu byo yagarutseho yuko umuntu yakoresha imbaraga agashyiramo umuhate, agakora iyo bwabaga, agafatirana ino minsi 10 ya nyuma, aho yabishimangiye agaragaza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam kuri hadithi yakiriwe na Aisha, aho yagaragaza ko iyo intumwa y'Imana byageraga muri no minsi 10 ya nyuma, yakenyeraga cyane igikoyi, hanyuma agakoresha imbaraga cyangwa se agashyiramo umuhate atigeze ashyira mu yindi minsi. Hanyuma noneho tukagaruka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho naho bagiye bavuga mu makhutba agiye atandukanye kubyerekeranye n'ino minsi 10 ya nyuma. Hanyuma hakaba hagarutsweho ibyiza by'iminsi 10 ya nyuma, aho tubona ko ibyo wakora by'umwihariko muri aya majoro ya nyuma, Allah hari isaha yakiramo ubusabe bw'umusabye igihe ahuje n'iyo saha. Hanyuma ikindi cyagaragajwe, hagiye hagaragaramo umwihariko muri ino minsi 10 ya nyuma, aho hagaragaramo ijoro ry'ubugabe, hakagaragaramo i'tikaf cyangwa se kwiherera, umwiherero ukorerwa mu musigiti hagati y'umuntu agamije kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Habonekamo n'umwihariko wa zakatul fitr, aho umuntu atanga ifunguro ku bakene, rikaba impamvu yuko risukura igisibo cye, ndetse rikaba ifunguro kuri wa wundi ufite cyangwa se wa wundi w'umukene. Si nibyo gusa rero, ni byiza yuko wakumva khutba ukayijyanira mu rugo, cyangwa se ukabwira mu rugo icyo wakuye muri iyo khutba, wenda umwe ashobora gukurikiza ibyo wamugejejeho, bikaba intandaro yuko nawe wagerwaho n'ibyiza. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.